Hello, muraho neza, murakaza neza kuri sheni yacu, sheni dukunda gusa neza, sheni y'abantu twikunda, abantu dushaka kugaragara neza ku ruhu cyangwa se ku mubiri. So uyu munsi rero naje nje kubereka amavuta cyangwa se ukaba wari usanzwe uyazi ariko ukaba wari uyazi ari igice utazi ari seti yase cyangwa mbere yo hano kuza kukubwira amavuta kuva kuri A up to Z cyangwa se guhera kuri rosiyo kugeza ku isabune yayo. Akenshi abantu benshi hari igihe tujya tugira amashopu agiye atandukanye ugasanga wenda shopu zose ntabwo zirangura ibintu bimeze kimwe. So uyu munsi rero nje kukwereka ayo mavuta wakisiga cyangwa se ukayagurana n'ibyangombwa byayo byose, amavuta agukesha ukagira uruhu rukeye, ugatandukana ugatandukana na rwa ruhu ubona rujegajega, ubona nyine rutaribereye amaso. So rero nta yandi, ayo mavuta bayita C+. Ni amavuta akesha uruhu akaguhereza inzobe nziza cyane kandi ku rugero rwiza cyane. Aya ni rosiyo, ushobora kuba utariyizi ariko iyo niyo rosiyo y'umubiri wose wavangira muri iyi creme cope yayo ya C+. Murayabona igicupa kigufiya n'igicupa kirekire. So rero hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati naho bitandukanye, ariko hari aho bitandukanye. Iyi ni amavuta, iyi ni creme y'umubiri wose. So mu gihe uhisemo gukoresha iyi creme yose, hari riziriti utazabona zaturutse muri rosiyo cyangwa se amavuta. Niba utangiye kuyakoresha ushobora gufata igice cy'iyi rosiyo ugafata n'igice cya creme ukabivangira. So tugasanga n'amavuta tugasanga na glycerine ngiye uko uyibona, nayo ushobora kuvangira muri aya mavuta ugasa neza cyane. Tugasangamo n'isabune yo koga mu maso, nubwo naberetse na jeri y'umubiri wose nayo ihari, nayo ugiye kugura wasaba na jeri y'umubiri wose, isabune y'umubiri wose, kugira ngo ujye ubasha gusa neza cyane ku rugero rwiza rushimishije. So isabune wajya uwoga cyane ukajya uyoga mu maso ugasa neza cyane. So rero mu gihe ugiye gukoresha amavuta ya C+ cyangwa se atari ubwa mbere wakoresha ukaba utaruzi ibikubiyemo byose, nakubwira ngo koresha amavuta ya C+ ari full set yose kugira ngo ubashe gusa neza cyane ku rugero rushimishije cyane. Amavuta yasiga abantu bafite imibiri yombi cyangwa se abafite igikara bashaka ko gihinduka inzobe, ushaka ko igicya, nayo wayakoresha. Ku bantu b'inzobe ushaka ko inzobe yawe ipika cyangwa se ijya ku rundi rwego, nayo wayakoresha, ntacyo bitwaye rwose. Ni amavuta meza cyane asa neza cyane. So rero mbere yo hano kukubwira amavuta meza agiye atandukanye wakoresha yagufasha kugira ngo use neza ku ruhu cyangwa se ahantu hose. So rero amavuta arimo hydroquinone, ntabwo nakubeshya. So rero ugomba kujya kuyisiga ubizi neza yuko irimo hydroquinone. Kuba umuntu wese yakubwira ngo amavuta arakesha ariko atagusobanurira se arimo hydroquinone cyangwa se ntayarimo, no, hydroquinone irimo 100%. So rero ugomba kuyakoresha ubizi, uzi n'impamvu neza ugiye kuyakoresha. So rero nakubwira ngo niba uhisemo C+, koresha full set yose kugira ngo ubashe gusa neza, nta mabara, nta matashi, ahantu hose uri gusa neza, nta wapfa kugucisha mu ijisho. So rero ni amavuta aboneka ahantu hose hagiye hatandukanye, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu wayabona, cyane ku bantu muri Omani wanyandikira amavuta akakugeraho aho uherereye hose. So rero nababwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza, konze no kumurikirana 5/5 mbereka ibintu byinshi by'ingenzi tuzajya tubona byinshi byadufasha kugira ngo duse neza. Iyi channel ikubere aho ugomba gutekereza ushaka guhindura amavuta cyangwa se ushaka kwisiga, ikubere amavuta meza cyane. Urakoze cyane.